twongeye kubasuhuza indi nshuro mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo. Tugarutse kandi kubaha ikaze muri cya kiganiro dukomeje cyitwa ukuri kubatura. Ikiganiro twatangiye aha ndagira ngo iremo nihuta. Twe twabonye ubushize yuko gahunda y'Imana ari uko ku isi kugira ngo Imana isabane n'abantu ibatumaho umuhanuzi, noneho wa muhanuzi akashobora kuza akazanira abantu ni kubiteka avuze. Imana ikaganira n'abo bantu, igasabana n'abo bantu binyuriye mu muhanuzi. Twabibonye hamwe mu gihe cya Nowa, mu gihe cya Mose, mu gihe cya Samweli, kandi uwo muhanuzi akaza ari we ufite igisubizo cy'ibitumvikana byose ku isi. Aba mu iyobokamana, aba mu isi, muri bya politike mpuzamahanga, nta kintu na kimwe kiba ku isi Imana itabanje kucyereka umuhanuzi. Mbega iyo wabonye umuhanuzi, uwabonye bamenya uzakubwira ibintu byose uko bimeze. Uwagiriwe umugisha wo kumubona no kumumenya, ibyo bituma ahabwa umugisha cyane. Rero ubushize ikiganiro twagarukiyeho, twe twabonye yuko muri iyi minsi yacu ya nyuma nanone dufite umuhanuzi Imana yatwoherereje muri iyi minsi yacu ya nyuma, nk'uko yayohereje Nowa, nk'uko yohereje Mose, nk'uko yohereje aba Eliya. Natwe precisement muri iyi minsi yacu ya nyuma dufite umuhanuzi Imana yatwoherereje, kandi uwo muhanuzi akaba ari umuhanuzi ureba buri muntu wese ku isi, buri gihugu, buri bwoko, buri buhanga, buri rurimi. Uwo muhanuzi aratureba twese. Ese wavuga uti ibyo bintu uvuga biri mu byanditswe, ni Bibiliya? Reka tusome ibyanditswe byera. Turaza kujya mu isezerano rishya, ariko munyemerere mpere mu isezerano rya kera, aho tubona icyo abahanuzi bavuze ku byerekeye iminsi yacu ya nyuma. Tugiye nko mu rugero muri iki gitabo cy'umuhanuzi Maraki, igice cyaho cya 3, ndahera ku murongo wa 19 ngeze hepfo ku murongo wa 24. Maraki avuga iby'iminsi y'imperuka. Twese ndegira ngo n'umwana mutoya cyangwa n'utizera turasobanukiwe neza ko turi mu minsi y'imperuka. Rero muri iminsi yacu ya nyuma y'imperuka, Maraki yabivuze. Umuhanuzi Maraki mu isano rya kera yavuze iby'umunsi w'imperuka. Umva ukuntu yawuvuze nuko bizagenda. Nibaza ko niba ukunda Bibiliya, nta gushidikanya ko ikiganiro ukuri kubatura kizakunezeza. Haravuga ngo, dore hazaba umunsi utwika nk'itanura ry'umuriro, abibone bose n'inkozi z'ibibi zose bazabibishingwe, maze abo umunsi uzabatwika bashire, ni Uwiteka Nyiringabo avuga. Ntuzabasigira umuzi cyangwa ishami, ariko mwebweho abubaha izina ryanjye, izuba ryo gukiranuka rizabarasira, rifite gukiza mu mababa yaryo, maze muzasohoka mukinagire nk'inyana zo mu kiraro. Kandi muzarebatira abanyabyaha hasi, bazabiva munsi y'ibirenge byanyu ku munsi nzabikoreraho, niko Uwiteka Nyiringabo avuga. Nimwibuke amateka y'umugaragu wanjye Mose, ayo namutegekeye i Horebu. Yari ay'Abisirayeli bose, yari amategeko n'amateka. Urabona ko atubwiye neza yuko hazabaho umunsi utwika nk'itanura ry'umuriro, abibone bose n'inkozi z'ibibi zose bagashya bakabibishingwe. Ntibazongere kwibukwa, ntibagire umuzi cyangwa ishami, kuvuga ngo ntibazongere kwibukwa. Ariko mwebweho abubaha izina ryanjye, izuba ryo gukiranuka rizabarasira. Iryo zuba rivuga rizarasira abantu bo mu minsi ya nyuma, ubwo abandi bazaba bagiye gushya, ariko abandi bakarasirwa n'izo ryo gukiranuka. Niryo ngira ngo utega amatwi, ni izuba bwoko ki rizaturasira. Ese ni ringiri risigaye ritwotsa rya hanze tubona tugenda twitwikiye imitaka n'ahandi? Ese niryo ryavugwaga? Ntabwo Bibiliya yavugaga ibyo ngibyo. Ni ururimi rwa Bibiliya. Hari irindi zuba ryavugwaga, hari umucyo wavugwaga abantu bazarasirwa nawo. Hepfo aratubwiye ngo ku murongo wa 23, dore nzaboherereza umuhanuzi Eliya, umunsi w'Uwiteka ukomeye kandi uteye ubwoba utaragera. Uwo ni we uzasanganya imitima y'abana n'iyabase, kugira ngo ntazaza kurimbuza isi umuvumo. Mbega mbere y'uko iyo si irimbuka, wa muriro utwika nk'itanura ry'umuriro ukaboneka ugatwika abantu, abibone bose n'inkozi z'ibibi bagashya. Mbere y'uko ibyo biba, mbere gake, Imana
yadusezeranije mu kanwa k'umuhanuzi Maraki ko izatwoherereza umuhanuzi Eliya mbere y'uko uwo munsi w'itanura ry'umuriro ubaho. Uwo akazaba afite mission cyangwa umurimo wo kugarura imitima y'abana ku mitima ya basi, cyangwa se mu yandi magambo akagarura kwizera kw'abana ku kwa base. Abana ni twebwe bahererezi mu byo kwizera, ba data ni intumwa, nibo mfura mu byo kwizera. Azagarura kwizera kwacu twebwe abana kongere gusa no kwizera kwa ba data, nicyo azongera gukora. Umuhanuzi Maraki atubwiye ko azaba umuriro utwika nk'itara ry'umuriro, abibona n'inkozi bibi bagashya bagashira. Ariko mbere yuko biba, Imana izatwohereza umuhanuzi Eliya. Ibyo si Pastor Emile ubikubwira, ibyo ni Bibiliya ibivuze yuko izatwohereza umuhanuzi Eliya. Niba rero wemera Bibiliya, ukwiye kwemera uyu murongo yuko Eliya agomba kuza muri iminsi yacu ya nyuma akagarura imitima y'abana ku mitima ya base. Uwo muhanuzi rero twaramubonye, ndagira ngo niba warumvise ubutumwa kuri kubatura kwabanje ko Imana mbere yo kubona Imana ugomba kubanza kubona uwo yatumye, no muri iminsi yacu ya nyuma hari uwo yatumye. Uyu ni umurongo wa mbere ubitubwira. Umurongo wa kabiri utubwira ko tugomba kubona intumwa muri iminsi yacu ya nyuma. Tugere no mu isezerano rishya. Isezerano rishya naryo ritubwira iby'iminsi y'imperuka, kandi ni Yesu umwami wabyivugiye. Tujya mu gitabo cya Luka, igice cyaho Luka igice cyaho cya 17, ndahera ku murongo wa 22 cyangwa reka mbere ku murongo wa 20 nta kibazo. Biratubwira ngo ibizaba mu gihe cy'imperuka. Tumaze kubona umuhanuzi Maraki atubwira ibizaba mu gihe cy'imperuka. Hazaba umuriro utwika nk'itara ry'umuriro, abibone n'inkozi bibi bakazashya bakashira, hakaba kabivu, ntihazagira umuzi cyangwa ishami ryabo ryongera gushibuka. Ariko mwebwe abo izina ry'Uwiteka muzarasirwa n'umucyo ukomeye. Dore nzawerereza umuhanuzi ni wo mucyo. Uwo muhanuzi ni uzakuzanira uwo mucyo, utuma unezerwa ndetse wishime nk'inyana zo mu kiraro. Uwo muhanuzi Eliya. None n'umwami Yesu ibyo abisubiyemo, atubwiye ibizaba mu gihe cy'imperuka. Mbega iyo mubonye Bibiliya ivuga iby'igihe cy'imperuka, mukwiye gutega amatwi mukumva. Duhere ku murongo Luka 17 umurongo wa 20. Abafarisayo baramubaza bati, ubwami bw'Imana buzaza ryari? Arabasubiza ati, ubwami bw'Imana buzaza ku mugaragaro, kandi bazababwira bati dore ngubu, cyangwa bati nguburi, kuko ubwami bw'Imana buri hagati muri mwe. Abwira abigishwa bati, hazabaho igihe muzifuza kubona umunsi umwe mu minsi y'Umwana w'umuntu, ariko ntimuzawubona. Kandi bazababwira bati dore nguriya, cyangwa bati dore nguyu, ntimuzajyeyo kandi ntimuzabakurikire. Nk'uko umurabyo urabiriza mu ruhande rumwe rw'ijuru ukarabagiranira mu rundi, uko niko Umwana w'umuntu azaba ku munsi we. Ariko akwiriye kubanza kubabazwa uburyo bwinshi no kwangwa n'ab'iki gihe, kandi uko byari biri mu minsi ya Nowa niko bizaba no mu minsi y'Umwana w'umuntu. Bararyaga, baranywaga, bararongoraga, barashyingiraga, bageza umunsi Nowa yinjiriye mu nkuge. Umwuzure uraza urabarimbura bose. No mu minsi ya Loti nayo byari bimeze bityo. Bararyaga, baranywaga, baraguraga, barabibaga, barubakaga, maze umunsi Loti yaviriye Sodomu, umuriro n'amazuku biva mu ijuru biragwa birabarimbura bose. Niko bizamera umunsi Umwana w'umuntu azabonekeraho. Ndagira ngo murabibonye ko Yesu nabivuze yuko mu minsi y'imperuka Umwana w'umuntu azongera kuboneka ku isi. Umwana w'umuntu uvugwa uzaboneka ku isi ni umuhanuzi. Umwana w'umuntu bisobanuye umuhanuzi. Usomye igice cya Ezekiyeli cya 2 n'umurongo wa 2, Ezekiyeli Imana imuhamagara imwita umwana w'umuntu, mu Gifaransa le fils de l'homme. Umwana w'umuntu bivuze umuhanuzi. Igihe Yesu yazaga mu kuza kwe kwa mbere, yaje yitwa umwana w'umuntu kuko yari yaje nk'umuhanuzi.
twasi twabonye yuko ugutegeka kwa kabiri igice 18 umurongo wa 15 Mose yavuze ngo Uwiteka Imana izabahagurukiriza umuhanuzi umeze nkanjye uturutse muri bene wanyu aba ari we muzumvira. Rero ijambo ryitwa umwana w'umuntu bisobanuye umuhanuzi. Niwumva Bibiliya ivuze ngo umwana w'umuntu, igihe cy'umwana w'umuntu bisobanuye ngo ni igihe cy'umuhanuzi. Amen. Rero Bibiliya yatubwiye ngo ibizaba mu minsi y'imperuka, abantu bazifuza kubona umwana w'umuntu, mu yandi magambo kubona umuhanuzi, kubona ufite ijambo ry'Uwiteka muri icyo gihe, ariko ntibazamubona. Bamwe bazajya mu butayu, ni ukuvuga mu mashyamba. Ibi tureba mubona Yesu yari yarabivuze, ubona abantu bajya gushakira Imana mu bihuru, bajya gushakira Imana mu bahanuzi mu mashyamba. Ibi Bibiliya yari yarabibonye irabivuga yuko abantu bajya gushakira umwana w'umuntu mu butayu. Ariko mwitonde, Bibiliya yavuze ngo ntimuzajyeyo kandi ntimuzabakurikire, ngo kandi abandi bazajya kumushakira mu rutara. Mu rutara ni mu byumba, rutara ni munsi y'igitanda, munsi y'uburiri. Mbega iyo abantu bajya mu byumba, Bibiliya yarabibonye ko abantu bajya gushakira abahanuzi, bajya gushakira umuhanuzi icyo Imana ivuga mu rutara, munsi mu byumba. Ibyo nabyo Imana yari yarabibonye. Yesu aravuga ngo bazashakira umwana w'umuntu mu byumba, abandi bajya kumushakira mu butayu, ariko biravuze ngo ntimuzabakurikire, ntimuzajyeyo. Ibyo ntabwo ari jyewe Pastor Emile kubivuga, ni Bibiliya ibitubwiye. Ahubwo reba ukuntu avuze, aravuze ngo nk'uko umurabyo aturangira no tugomba kujya gushakira umuhanuzi. Haleluya. Nkunda ko Bibiliya ishyira umucyo ku kintu icyo ari cyo cyose. Bibiliya yavuze ngo ahubwo nimushaka umuhanuzi murebe aho muzamushakira. Nk'uko umurabyo urabiriza iburasirazuba ukongera ukarengera iburengerazuba, niko kuza k'umwana w'umuntu kuzaba kumeze. Mbega umwana w'umuntu cyangwa umuhanuzi azaza nk'uko umurabyo umeze, nk'uko urasira iburasirazuba ukongera ukarengera iburengerazuba, niko umwana w'umuntu uzaba umeze. Ni ukuvuga ngo umwana w'umuntu bwa mbere tuvuga ariyo Yesu yari iburasirazuba. Icyo gihe yabivugiraga iburasirazuba, nk'uko umurabyo urabiriza iburasirazuba. Icyo gihe umwana w'umuntu yari ari iburasirazuba, ariko yongera kuvuga ko azongera kugaragarira iburengerazuba mu gihe cy'imperuka. Ni ukuvuga ngo mu minsi y'imperuka tugomba gushakira umuhanuzi iburengerazuba. Bibiliya niyo ibitubwiye, azaza ameze nk'umurabyo urabiriza iburasirazuba ukongera ukarengera iburengerazuba. None iburengerazuba muri iyi minsi yacu ya nyuma, muri ibi bihe by'imperuka, precisement iburengerazuba niho tugomba gushakira uwo muhanuzi Eliya Maraki yatubwiye. Uwo muhanuzi Yesu yaramubonye avanga uwo mwana w'umuntu azongera guhishuka iburengerazuba, kandi atubwira igihe azahishukira isi izaba imeze nk'igihe cyo kwa Nowa. Igihe cyo kwa Nowa barubakaga hari amajyambere. Igihe muzabona isi ifite amajyambere menshi cyane kandi akomeye, icyo ni ikimenyetso ko uwo mwana w'umuntu ari ku isi. Icyo ni ikimenyetso ko uwo muhanuzi ari ku isi. Yongera duhereza referanse y'igihe cyo kwa Loti. Kwa Loti ati nimubona isi imeze nko kwa Nowa, ni ukuvuga amajyambere, mukongera mukayibona imeze nko kwa Loti. Kwa Loti bivubanuye igihe cy'ubutinganyi, le mariage homosexuel, aho umugabo azashaka kwenda umugabo mugenzi we, umugore ashake kwenda umugore mugenzi we, abantu bashake kwenda inyamaswa n'abantu, ibintu bikavangavanga. Iyo niyo referanse yo kwa Loti. Nimubona isi imeze ityo, muzamenye yuko umwana w'umuntu ari ku isi, muzamenye ko Eliya ari ku isi. Haleluya. Uwo ni Yesu Kristo wabivuze. Aravuga ngo ibizaba mu minsi y'imperuka, umwana w'umuntu ntimuzamushakire mu butayu, ntimuzamushakire mu rutara, muzamushakire iburengerazuba. Ubu ngubu ari iburasirazuba, ariko mu minsi y'imperuka azaba ari iburengerazuba. Kandi icyo gihe isi izaba imeze nk'igihe cyo kwa Loti, ni ukuvuga ubutinganyi. Izaba imeze nk'igihe cyo kwa Nowa, ni ukuvuga amajyambere. Icyo gihe muzamenye ko umwana w'umuntu ari ku isi, kandi muzamushakire iburengerazuba. Haleluya.
iyo mvuga aya magambo numva nezerewe kuko Bibiliya ibintu byose yabivuzeho kandi ibishyiraho umucyo. Ni ukuvuga uwo mwana w'umuntu agomba guhishuka isi imeze ityo. Niyo mpamvu iyo ngembo y'ikintu bita muri iyi minsi yacu ya nyuma cyamamaye cyitwa LGBTQ, icyo kintu cy'abatinganyi. R bivuze ngo lesbienne, ni abagore bendana. G bivuze gay, ndagira ngo ni abagabo bendana. G bivuze LGBT, bivuze bisexual, no kuvuga abantu bashobora kuba umugabo ushobora kwenda umugabo akongera akenda n'umugore. T bivuze transgender, umuntu ushobora guhindura igitsina yaravuze ari umugabo akigira umugore ashaka. Iyo societe twese turayizi nikimenya bose. Ku isi yose tubona ibihugu muri za politiki bibyamagana ariko bikaba iby'ubusa, isi kabasaba kubikora bireze biri ku isi. Ngiyo mbibonye hari kijya kinezeza iyo mbibonye. Nubwo abantu bamwe na bamwe babibona bakababara, abandi bakavuga ati isi turayihungira he, abandi bati turajya he, ati kwisi irangiye, ariko ngiyo mbibonye biranezeza kubera ko Bibiliya yaravuze ngo bizaba. Kandi niba Bibiliya yaravuze ngo bizaba nta cyabibuza kuba. Ariko nibiba isi imeze kumera nk'uko Sodomu na Gomora byari bimeze, muzamenye ko Eliya ari ku isi, muzamenye ko umwana w'umuntu ari ku isi. Ahubwo wowe uri kwireba nakurangira ngo aho kugira ngo ujye kureba ibyo biri kuba muri iyi si bigomba kuba byarahanuwe ko bigomba kuba, ahubwo ugombe umenye ko hari umwana w'umuntu ku isi ugomba kuza igihe isi imeze ityo. Iyo ndeba amajyambere tubona abantu bagajya mu ikoranabuhanga bakagira kure cyane, ibyo nabyo ni igihe cyo kwa Loti, nako ni igihe cyo kwa Nowa. Abantu bubaka, abantu bakujije amajyambere cyane. Turabona kuri za televiziyo babuza abantu kunywa cyane, babuza abantu kurya cyane, babuza abantu mugabanye ibi, mugabanye biriya, mugabanye kubera kurya kunywa. Ibyo mumenye ko Bibiliya yari yarabivuze. Abantu bazaba barya, banywa, bubaka, barongora. Nibyo bintu byabaga. Nimubona ibyo bintu bigeze bityo muzamenye yuko umwana w'umuntu ari ku isi. Iyi ni imirongo rero ngira ngo mbereke itwereka neza yuko igihe cy'umugoroba w'isi, igihe cyo kurangira ku isi, hagomba kuba hari umuhanuzi ku isi. Kandi twabonye ko uwo muhanuzi yaje. Kumwakira niko kwakira Imana, kumwanga niko kwanga Imana. Kandi iyo yaje abaje kugira ngo ashyireho umucyo. Umuhanuzi Amosi yatubwiye ngo nta kimana izakora ku isi itabanje kugihishura ibishwe byayo abahanuzi. Nuvuga ngo nta kintu na kimwe kiri kuri iyi si uyu munsi mu nguni z'isi zose, aba mwiyobokamana, yaba muri monde ya politike mpuzamahanga, yaba ari muri monde y'abapagani y'abisi, nta na kimwe kiri ku isi uwo muhanuzi adashobora guhishura nk'uko Imana yabivuze. Rero uwo mucyo uzaturasira tukabana nk'inyana zo mu kiraro tukishima, ku buryo umenya isi ikaba nk'iyambaye ubusa, ukamenya ibintu byose biri kuba, n'ikizakurikira n'ikizaheruka, kugira ngo ubimenye. Ibanga ni rimwe, ni ukwakira uwo muhanuzi Eliya ugomba kuboneka muri iyi minsi yacu ya nyuma. Haleluya, yarabonetse. Niyo mpamvu ngira ngo nkwereke ko nicyo gihe cyawe cyo kugendererwamo, nicyo gihe cyawe cyo kumwakira kugira ngo ukire. Kwishakira Imana hanze y'uwo muhanuzi, Bibiliya yatubwiye muri Malaki, Yesu Kristo yatweretse ntabwo ari abahanuzi si babiri si batatu si bane, n'umwe. Ugomba kumumenya, kandi wamara kumumenya akaba afite inkuru nziza ku buzima bwawe. Icyo gihe uzabohoka ubuzima bwawe, uzabohoka mu bugingo bwawe, ubuzima bwawe bwose buzabona umucyo, uzamenya ibibera ku isi byose ibyo ari byo nuko bimeze, igihe uzashobora guhishurirwa no gusobanukirwa uwo muhanuzi. Haleluya. Umurongo wa nyuma babwira nsoza, mu byahishuriwe Yohana igice cyaho cya 3 n'umurongo wa 14 haratubwira ngo wandikire marayika w'itorero rya Laodikiya. Twese tuzi ko turi mu gihe cya Laodikiya. Hari abamarayika 7 b'amatorero 7, hari amatorero, hari Efeso, Simuruna, Tuatira, Perugamo, Sarudi, Philadelphia na Laodikiya. Ayo matorero 7 afite abamarayika 7. Ariko twe turi mu gihe cya Laodikiya.
icyo gihe gifite umumarayika niwe wandikirwaga. Iyo yose ni imirongo ikwereka yuko mu gihe cyacu cya nyuma hari intumwa y'Imana. Mwibuke Yesu yatubwiye ngo bamubaje ngo mutugire dute kugira ngo dukorere umurimo w'Imana. Umurimo w'Imana nguyu nuko mwizera uwo yatumye. Amen. Iyo ntumwa irahari rero, kandi igomba kuboneka iburengerazuba bw'isi, kandi ikaboneka precisement isi irigiye imeze nk'igihe cyo kwa Nowa mu majyambere, imeze nk'igihe cyo kwa Loti ubutinganyi. Ese ibyo bintu niba ariko mubibona, ubwo mugomba gushaka n'umwana w'umuntu ku isi, kuko nawe agomba kuba ahari. Haleluya. Rero yarabonetse. Ndagira ngo nsozerezaho muri video tuzakora izakurikiraho, tuzagenda tubereka uwo ari we kugira ngo bitubere umucyo, kandi byose dukoresha Bibiliya kugira ngo umenye ko ibintu byose Bibiliya Imana yari yarabivuze kandi byanditswe mu byanditswe byera. Murakoze cyane, Imana ibahe umugisha. Ni mwene so Muvunyi Emile ukomeza kubagezaho ijambo twise ukuri kubatura. Niba ukunda ijambo ry'Imana rero ugakorekera ibi biganiro, nta gushidikanya yuko uzabaturwa n'ukuri. Yesu yavuze ngo muzamenye ukuri, kandi ukuri niko kuzababatura. Mbega yumenye ukuri niko kukubatura, yaba ari indwara, yaba ari confusion ufite mu iyobokamana, yaba ari ibibazo bwite wifitiye mu buzima bwawe by'ubukene n'ibindi, ibyo byose bibaturwa no kumenya ukuri. Biravuze ngo muzamenye ukuri, ukuri niko kuzababatura. Rero twarahishutse muri iminsi yacu ya nyuma, nukomeza kurikana ibi biganiro, nzi ko nta gushidikanya ko muzahabwa umugisha. Murakoze, ubagezeho ibigisha. Nigiye mwene so, Imana ibahe umugisha mwese.